Make subscribe. Bro, duciringe tuganire ariko tuganire tutagamije gusebanya, tutagamije gusererezanya. Mwumve ko igikuba cyacitse ku muntu umwe runaka. Okay, ese ubundi reka tuganire ikintu kimwe. Abo bafotora ibiri kubabo baba bahagaze he? Ese kumva ko ushaka kwica izina ry'umuntu runaka byo uba wumva biri kumarira iki? Wumva biri kumarira iki? Biri bikugeze hehe uyu munsi? Sabara arasebye, ejo Jihad arasebye, ejo n'undi. Bro, nimudakura mu bwonko ngo mutekereze gukoresha neza social media zanyu, ko zizabasigira inzigo, zizasiga mushwanye, zizasiga inzigo mu banyarwanda, kandi ari ibintu ubona bizakurura ikibazo. Mwagiye mutekereza kabiri. Ibi bintu mutarimo muragenda mufatira umwanzuro hakiri kare. Umuntu wese ubonye ikintu apfa gupostinga, ibi bintu ndabizi ko bizabagaruka, ndabizi ko bifite ikibazo gikomeye cyane. Okay, uyu munsi nimba Murungi Sabe bigaragaye ko asebye, sibivuze ko ataseba, kuko ni umunyarwanda, ni umunyagihugu, kandi ari mu isi ibereyeho gusebanya, ku buryo nyine buri muntu wese uri muri iyi si yambaye umwambaro wo guseba, wo kugira icyubahiro, wo kubaho neza. Ariko ibintu nimutabifatira kure bizafata urundi rwego. Okay, ubuseka mbabaza, nawe nabona amafoto yanyu nawe azayashyire hanze, nawe azayasohore ayashyire hanze ubwambure bwanyu, ashyire ubusa bwanyu hanze. Ko mubizi ko nawe ari umunyamakuru kandi abonera amakuru ku gihe. Ese ubundi birakwiye ko kuba umuntu ushobora kubona ikintu cyamusebye wumva aricyo cyahita kikugira umusitari, wumva aricyo kintu cyahita kikuzamura. Ibintu byinshi muri iyi minsi birimo biragenda bitraininga, byahereye ku ishanga. Turi Musanze, The Ben igikuba cyaracitse ngo yakuriye ikayiso kandi ari ishanga yifatiye. Mushaka gusenya urugo rwe, ibyo birarangira. Hakurikiraho barabayago ba Jihad, abantu bigaragara yuko nyine basa nkaho bafite ikibazo, ngiye niko mbibona, kuko ntabwo umuntu mwagirana bifu igihano no gushyira ubwambure bwe hanze, ari gushyira ibyo akora hanze. No, ntabwo bikwiye rwose. Murimo murica sosiyete nyarwanda, murimo murica umuco nyarwanda, murimo murashaka gusubiza inyuma ibintu bitakigarutse. Mwakabitekerejeho mukaganira mbere y'uko bigera kuri uru rwego. Ntabwo bikwiye ko Girasa ari kwiturwa indi. Uyu munsi ni we, ejo ni wowe. Mwibuka kandi ko iyi si ntabwo isakaye, buri muntu wese yaseba. Ngira ngo mujya mwibuka igihe cya Ndimbati mwaravuze kirarangira, hakurikiyeho n'abandi bose nabo biragenda birangira. Akabaye kose ubwo nyine mwabonye icyo kuvuga, ibyo kuvuga byabashizeho, tubimenye. Nimba byarabashizeho, mushaka izindi content, mushake content nzima, mureke kuvuga ku bandi bantu. Ntabwo ibyo bizabazana amafaranga, ntabwo ibyo bizabahereza gukira. Mushake content nzima, buri wese avuga icyo yatekereje, yakuye mu mitsi ye, abyaza inyungu imitsi ye, abyaza umusaruro imitsi ye. Wikumva yuko gusebya undi muntu aribyo bizakugira umusitari, aribyo bizakuzanira abasubscribe, aribyo bizatuma ucuruza views. No, ibyo byose ni ukwibeshya. Guys, ndabakunda cyane. Niba utaraduflowinga ku mbuga zacu, duflowinge. Niba utarakora subscribe uyikore,
unadushiyaringe guys, turabakunda cyane kandi tuzakomeza kubana namwe. Iyi video nyikoze nta muntu igamije gukomeretsa, nihitiraga hataza ibintu byo gushwana, nihitiraga abavandimwe rwose, nta kindi kintu naringamije. Nagira ngo mbwire izi social media muri gukoresha yuko zirimo zirica ibintu bimwe kandi bitakabaye bipfa. Murakoze, turabakunda cyane.